Eric yari umusore ukiri mutoya, ufite imyaka 22, akorera mu igaraje ry'umuvandimwe we. Umunsi wose Eric yawumaraga afite ibyuma cyangwa se afite amasipana, ndetse yambaye imyenda y'akazi, ndetse yuzuye amavuta y'imodoka ari menshi cyane. Umusore wacu yari umukanishi, nubwo atari umukire, yari afite umutima usukuye, amahoro n'inzozi zo kuzubaka ahazaza he ku bushobozi bwe ndetse mu buryo bwiwe. Yabihoranaga ku mutima. Umunsi umwe ubwo yari aravuye ku kazi aho yakoreraga, yaje guhura n'umukobwa wari ugiye kugwa cyangwa se agiye kwikubita hasi. Uwo mukobwa yari afite akabaga ku rutugu, bimwe bisanzwe cyangwa se agasakoshi. Yari yambaye imyenda y'umuco, nyine yari umukobwa mbese ushimishije. Utwo twenda yari yambaye twari utwenda twiza ndetse duteye ubwuzu n'amabengeza. Eric yamufashe ukuboko kugira ngo uwo mukobwa ataza kugwa hasi cyangwa kwitura hasi, maze amaso y'umukobwa ndetse n'ay'umuhungu arahura. Ubwo umukobwa mu kumusubiza, mu kumushimira ubwo Eric yari amuramiye, umukobwa aramubwira turakoze. Ariko ijwi rye mu by'ukuri ryari ryuzuye ubwitonzi ndetse n'ikuzo ry'umuntu wakuze mu buzima butagira inzara. Izina ry'uwo mukobwa yitwaga Aline. Ubwo guhera uwo munsi byahise biba intangiriro cyangwa se n'itariki y'imibanire itari yitezwe ku buzima bwa Eric ndetse na Aline. Ku ikubitiro cyangwa se mu gutangira bavuganaga mu buryo budasanzwe, ari nako iminsi yagendaga yicuma. Basangiraga inkuru z'ubuzima bwabo. Aline yabonaga muri Eric umuntu utamubera mu mashusho y'ifaranga cyangwa se mu buryo bw'amafaranga. Ntabwo yamuberaga nk'imboni y'amafaranga, ahubwo ukamwumva mu mutima nyine. Wamwumvagaho umutima ukunda ndetse umutima ufite ibyiringiro by'urukundo, umutima ushikamye ndetse umutima uteye kuba umuntu. Eric ku rundi ruhande yabonaga muri Aline inzozi ziwe cyangwa se inzozi z'urukundo rwe rudashingiye ku by'isi cyangwa se mw'ibi bintu byateye by'iyi minsi. Udafite amafaranga ntacyo twakorana cyangwa se ntitwabana. Ariko Eric we siko yabibonaga, ahubwo yabonaga Aline ari uw'inzozi ziwe ndetse inzozi ze zizamwubakira urukundo ndetse n'urugo. Uko babonanye niko baganiraga ku buzima, ku ntego ndetse no ku byo wumva byaruta byose cyangwa se urukundo nyakuri. Uko babonanye niko baganiraga ku buzima, ku ntego ndetse no ku byo bumva byaruta byose urukundo nyakuri. Ibyo byabaye inkuru y'imitima yabo, ariko ntibyatinze kugera mu matwi y'ababyeyi ba Aline. Bari umuryango ukomeye w'ubucuruzi muri Kigali, bafite amazu menshi, imodoka zihenze ndetse n'imishinga minini mu gihugu. Umunsi umwe nyina wa Aline yaramuhamagaye aramubaza ati, ese ni gute uri kumwe n'umusore w'umukene wo mu igaraje? Ese uriya musore w'umukene azakumarira iki? Azaguha iki? Aya ari amagambo mama wa Aline yabwiraga Aline ubwo yamusanganaga n'uyu musore wo mu igaraje. Aline yagerageje gusobanura ko Eric ari umunyamwete kandi ufite umutima mwiza, ariko nyina yamubajije ijambo rimwe ryakomerekeje umutima we. Mama wa Aline yaramubwiye ati, urukundo ntirugaburira kandi ntabwo ruzemerera umuryango wacu gutakaza izina n'icyubahiro kubera umukene. Ntabwo tuzigera tukwemerera kugira ngo umuryango wacu ushyire hasi cyangwa se umushyire mu kangaratete kugira ngo ni ukugira ngo bane na kariya gasore k'agatindi. Ntabwo tuzigera tukwemerera. Aya yari amananiza yari atangiye kuba yaza mu rukundo rwabo cyangwa se mu mibanire ya Eric ndetse na Aline. Ubwo icyakurikiyeho bafashe umwanzuro wo kubatandukanya. Umuryango wa Aline wafashe umwanzuro wo gutandukanya Aline ndetse na Eric. Babanje guhindura nimero za telefone za Aline, bamubuza gusohoka wenyine ndetse bamuha umurinzi igihe cyose ajya hanze. Byose ntibyarangiriye aho ngaho. Bashatse umusore ukize witwa Patrick ngo abe ari we bazamushyingira. Umunsi umwe bateguye ikinyoma cyo gushinja Eric kwiba igice cy'imodoka mu igaraje kugira ngo atakarize icyizere mu maso y'umukobwa wabo Aline. Ariko ibyo byose byaranze kuko Aline yari azi yuko Eric atigeze akora icyo kintu nk'icyo ngicyo. Nubwo inzira zari zifunze, Aline yabonaga uko yagera kuri Eric. Yifashishaga inshuti yizeye nyine ziwe, akamwandikira akabaruwa k'urukundo nyine gasanzwe k'abakundana. Bari kungerageza gukuraho ibyo numva, ariko umutima wanjye uri mu maboko yawe, ntuzacike intege. Uwo yari umukobwa cyangwa se
Ako kari akabaruwa Aline yandikiye Eric amutumaho inshuti yiwe. Eric nawe yaramusubije amwandikira nyine agapapuro kuzuyeho impumuro y'amavuta y'imodoka nyine nk'umukanishi murabyumva. Nubwo turi kure, amaso yanjye arakurota. Nzakurinda mu isengesho kugeza igihe tuzongera guhuza. Aya yari amwe mu magambo Eric yabwiye umukobwa. Umunsi umwe Aline yabonye uburyo bwo guhura na Eric mu ibanga rikomeye cyane. Yabeshye ababyeyi ko agiye gusura inshuti yiwe mu mujyi, maze acika umurinzi. Bahuriye ahantu haciye bugufi cyangwa se ucishije bugufi hadahenze, ndetse ku muhanda uva Nyamirambo werekeza mu mujyi. Ubwo baragiye bicara ku ntebe ziciriritse ndetse mu karesitora kari aho hafi gaciriritse, banywa agacyayi, basangira agacyayi nyine barishima, basangira ibyishimo byo kongera guhura no guhuza. Ariko mu maso yabo yombi hari ishyamba ry'inzika, kuko bari bazi ko ibyo bidashoboka kumara igihe kirekire, ndetse kuba babonana cyangwa se kuba bakomeza gukundana ndetse no guhura kenshi bari bazi yuko bidashoboka, kandi ikindi bari bazi yuko bitazamara kabiri ndetse bidashyigikiwe habe na gatoya. Aline yaje kubona umuryango we udashaka guhinduka. Eric nawe yabonaga ko kurwanirira kumwegukana bishobora kumushyira mu kaga ndetse bikamujyana no ku mategeko, ndetse bikazanamutera n'agahinda gakomeye. Biyemeje guha urukundo rwabo isezerano ko nubwo bataba bari kumwe mu mubiri ariko imitima izahorana. Urwo rukundo bakazahorana narwo kugeza ku ndunduro. Mu ijoro rya nyuma ubwo bahuraga, Aline yaramubwiye amarira amuzengurutse mu maso cyangwa se arimo aramuzenga mu maso. Yamubwiye amagambo agira ati, nubwo isi yantera ngo nkwibagirwe, ntabwo umutima wanjye uzigera utekereza undi. Wowe uri isoko y'ukuri mu buzima bwanjye. Ayo ni amwe mu magambo Aline yabwiye Eric ubwo yamusezeraga mu ijoro ryo bahuriyeho bwa nyuma. Yamufashe akaboko amukora ku rutugu, aramubwira ati, namubwira amagambo asa nk'ay'ihumure. Nta na kimwe kizigera gihindura ibyiyumviro njye niyumvamo. Niyo mpamvu uzahora ku mutima wanjye kandi uzahorana nanjye igihe cyose. Hashize imyaka myinshi, Eric yakomeje ubuzima bwiwe, akora akazi ke, ari nako adashobora kwibagirwa Aline. Aline nawe yashatse uko yakomeza kubaho mu rugo rwe, ariko buri gihe akazirikana ko hari umusore aho hanze nyine wigeze kumwereka urukundo, ndetse urukundo rutagurwa n'amafaranga. Imitima yabo yombi, urwo rukundo rwabaye nk'indirimbo y'ibanga rudashira, rutajya rusaza. Ubwo nyuma y'ibyo ngibyo byose hashize imyaka 5, Aline ashyingiwe na Patrick. Umuryango wa Aline waje kuba wamushyingira wa musore Patrick, nawe wari umukire ndetse uri ku rwego rw'umuryango wabo. Wa muherwe umuryango we wari waramugeneye cyangwa se wari waramuhitiyemo. Mu maso y'abantu yabaga asa n'ufite byose, nyine yagaragaraga nk'umuntu ufite buri kimwe, ufite amafaranga ndetse utunze inzu nini, imodoka, ndetse imodoka nshya buri mwaka. Yabaga afite ingendo mu mahanga ndetse yambaraga n'imyenda y'ikirenga idasanzwe ndetse ihenze. Ibyo bwari ubuzima Aline yabaga abayemo, ariko mu mutima wiwe nyine yari afite irungu ndetse afite n'icyuho kitazapfuka cyangwa se kitazapfa kuba cyamuvaho, cyava ku mutima wiwe. Iyo yabaga ari wenyine mu cyumba cye cy'uburiri, yatekerezaga cyane kuri Eric. Mu by'ukuri ibitekerezo byiwe by'urukundo rwe na Eric byamugumye mu ntekerezo, byahoraga bisa nk'ibimugarukira ndetse bigasa nk'ibiva mu muyaga wavaga kure cyane uhuba umusanga. Ibitekerezo bya Eric byamugumye mu ntekerezo ndetse bimuhora iruhande igihe cyose. Niyo yabaga aryamanye n'umugabo we uwo Patrick bamushyingiye, yumvaga ari kumwe na Eric, ndetse urukundo rwa Eric rwamubereye inkingi ikomeye cyane ku mutima wiwe. Ahangaha ni ku ruhande rwa Aline uburyo yumvaga mu by'ukuri. Eric nawe aho yari ari nyine yari amaze kwishingira akagaraje cyangwa se iduka ry'ubucuruzi bw'imodoka. Uyu musore ntiyari ari umukire wo ku rwego rwo hejuru, ariko yari afite uburyo yabayeho ndetse n'uburyo amaze kugeraho mu buryo bw'iterambere ndetse no mu buryo bugaragarira buri wese. Ariko ubuzima bwe bwari bwarahindutse. Icyakora umutima wiwe ntiwigeze wumva ko urukundo nyakuri cyangwa se urukundo nyakuri rwe rwasimburwa n'undi muntu. Mu by'ukuri nawe yakomeje gutekereza kuri Aline. Umunsi umwe mu gitondo, imodoka ya Patrick yarapfuye. Hafi aho ngaho Eric akorera, umushoferi we yaje kuzana iyo modoka ya boss we mu igaraje rya Eric kugira ngo bayikore.
Urumva Eric yari amaze kuba yateye imbere, yarashinze akagaraje kiwe ndetse anakora imodoka kandi ikindi acuruza n'imodoka. Eric ntiyari azi nyiri imodoka, iyo modoka bari bamuzanye, ariko igihe kimwe Aline yaje kuza aho ngaho asohotse mu yindi modoka, amaso yabo yahise ahura. Hari hashize igihe kigera mu myaka 5 nyine badahura cyangwa se badakubitana amaso, cyangwa se buri umwe wese ayo maso ye adahura n'ay'undi. Aline yabuze aho areba, umutima uramusimbuka cyangwa se umuvamo. Eric nawe abura amagambo, byari nk'aho isi yose ihagaze kuri buri umwe, ndetse bari ku isi ya babiri, mbese buri umwe yumvaga ari we wenyine uri kumwe n'undi kuri iyo si yonyine. Buri umwe wese yaratunguwe ku ruhande rw'iwe. Nyuma y'uwo munsi Aline yagerageje gushaka uburyo bwo kongera kuvugana na Eric. Yabanje kubimubwira mu ijwi ryoroshye ubwo yagarukaga gufata ya modoka, amuha nimero nshya ya telefone y'ibanga. Uko iminsi yagendaga icaho, bongeye batangira ku butumwa bugufi nyine, batangira kongera guteretana bundi bushyashya, kuko urukundo ntirwari rwigeze ruva mu mitima yabo, ndetse buri umwe yahoraga atekereza undi, kandi ikindi buri mutima w'undi wahoraga mu mutima w'undi. Batangiye guhamagarana ndetse amajoro yose bayamaraga bahamagarana cyangwa se bacatingana. Igihe Patrick yabaga ari mu rugendo rw'akazi, bavugaga ku bihe byagiye bibaranga ndetse ku bihe babayemo mu mibereho yabo no ku marira yabo barize, amarira batigeze basuka hasi, icyo gihe bagiye bayasuka. N'igihe batandukaniye byose barabivuga. Baganiriye kuri buri kimwe cyabaye batari kumwe muri iyo myaka 5 ishize. Ntibyatinze bahuye mu ibanga rikomeye cyane ku kabari gato kari aho ngaho muri karitsiye kwa Eric, hano mu nkengero z'i Kigali. Bari bameze nk'abantu bagarutse mu rukundo rushyashya nyuma y'urugendo rurerure. Aline yaramubwiye ati, nashatse uko umuryango wanjye washakaga komba, ndetse nabaye mu nzu nziza. Umutima wanjye wabaye mu nzu nziza isa neza ndetse yo mu bakire, ariko umutima wanjye wo wabaye mu nzu y'umukene. Yabaye mu nzu y'ubukene gusa aho wowe uri. Ni ukuvuga ko umutima wanjye wo ntiwigeze uba mu nzu y'uwo mukire, ahubwo umutima wanjye wabaye mu wawe, wibereye iwawe gusa. Nicyo nshatse kukubwira Eric. Yari amwe mu magambo Aline yabwiraga umukunzi we Eric. Eric yamufashe akaboko, aramwitegereza mu maso, maze aramubwira ati, imyaka 5 ntacyo yahindura ku rukundo rwa nyarwo. Wowe uri umutima wanjye nk'uko wahoze uriwo, ndetse kuva ku munsi wa mbere duhura ntabwo ntizigera uhinduka ku buzima bwanjye cyangwa se mu mitekerereze yanjye. Aline yaje gufata icyemezo ndetse gikomeye cyane. Yari atangiye kubura amahoro yo kubaho mu mubano udafite urukundo. Yabonye ko ubuzima bwe bushingiye ku byo abandi bashatse cyangwa se ku bandi bashakaga ndetse banamwifurizaga, butazigera bumuha n'umunezero habe na rimwe, ndetse butazigera bumuhaza mu buzima bwe. Umunsi umwe yaganiriye na Patrick mu buryo bworoshye ariko buteye ubwoba. Amubwira yuko ashaka gutandukana nawe. Byakurikiyeho byari urusaku ndetse n'induru, ndetse bikwirakwira mu miryango yabo, amagambo akomeretsa no gutakarizwa icyubahiro mu muryango wabo ukomeye. Ibyo byose ni ibintu byagiye birangwa. Nyuma yaho Aline abwiye Patrick ko ashaka ko batandukana. Aline ntiyigeze ahindura icyemezo nubwo ibyo byose byagiye biba mu muryango wabo. Nyuma y'amezi menshi Aline yashoboye kwigenga, ntiyitaye ku majwi yamushinjaga cyangwa ku nshuti zimutera umugongo. Yagiye kureba Eric, aramubwira ati, garutseho umutima wanjye. Eric nubwo yari atizeye ko ibyo ngibyo byose ari inzozi cyangwa se ari impamo, yamwakiriye mu maboko ye, amusezeranya ko ubu ngubu nta kizongera kubatandukanya keretse kuba ari urupfu rwonyine rwabatandukanya. Bashingiye ubuzima bushya ku rukundo rwabo, ndetse rudashingiye ku mutungo, ahubwo rushingiye ku kumva no kwizerana. Bamenye ko urugendo rwabo rwari rurerure, ariko ko buri ntambwe yakabaye igaragarira buri mu byishimo nyakuri. Kuri bo imyaka 5 y'amarira yabaye igiciro cy'urukundo rudapfa. Ubu ngubu muri aka kanya bafitanye urugo rworoshye kandi ikindi ruciriritse, gusa ariko rwuzuye amahoro. Bari batuye mu nzu ntoya ku nkengero z'i Kigali, aho ibiti by'amapera n'iby'imyembe byahaga urugo rwabo umwuka w'icyaro mu mujyi. Nta modoka zihenze bari bafite, nta mbuga zimeze neza zo mu bakire zikoze ku giciro.
cyo hejuru bari bafite, ndetse nta n'aho baparikaga imodoka bari bafite, kwari ukujya guhaha parikingi, ariko hari urusaku rw'ibitwenge ndetse n'iby'abana babiri bari barabyaye, Ishimwe na Munezero. Aline yakundaga kubwira abana babo inkuru y'uko bahuye n'ukuntu ise yamubereye icyitegererezo cyangwa se yamubereye urukundo rw'ihumure. Ubwo rero iyo nkuru ya Aline ndetse na Eric ikabera isomo ry'uko gukunda umuntu kubw'umutima we biramba kurusha gukunda kubw'ifaranga cyangwa se kubw'amafaranga. Eric nawe yababwiraga ko ikintu cy'agaciro mu buzima atari ikintu, ahubwo ari abantu. Umunsi umwe mu gicamunsi cyangwa se ku gicamunsi bari bicaye ku rusenge rw'inzu yabo ndetse inaciriritse bareba izuba uko rirenga. Eric yitegereje Aline aramubwira ati, iyo ntakureka ntuba waramenye icyo gukunda nyakuri ari cyo, bitagaruka ntuba waramenye ko byashoboka byose. Aline yaramwenyuye amufata ukuboko aramubwira mu ijwi rituje ati, ibyo byose byari urugendo rw'ukuri kandi ndagushimira ko wigeze kuntekerezaho cyangwa se ukantegereza. Bombi bamenye ko urukundo rwabo rwatsinze ibigeragezo byose, amayeri y'umuryango. None bariho bambaye umutuzo ndetse n'icyubahiro cy'abantu bazi agaciro k'umutima kurusha ifaranga. Mu muryango wabo urukundo ntirwari inkuru, rwari ubuzima bwabo bwa buri munsi.